ubundi kiri kubera hano ni igikorwa giteye gute kigamije iki? Iki gikorwa ni igikorwa cya minisiteri ku bufatanye na Bayern Munich cyo gutoranya abana bafite impano bashobora kuzafashwa na Bayern kuzamura urwego. Ni muri urwo rwego. So ndi kubona hano abana benshi cyane. Ni igikorwa kiri kubera hano muri Kiye cyangwa se no hari n'andi masite ahari hari kubera ibikorwa nk'ibindi? Ligue imwe muri ligue zigize federasiyo zigize u Rwanda rwose. Iyi ni ligue C1 irimo amasite agiye atandukanye. Ubwo rero iyi nayo ni site mu masite yatoranyijwe yagomba gutangira selection uyu munsi. Hari n'izindi site zigiye zitandukanye, harimo Bugesera, harimo Montfort, harimo Pele Stadium, harimo Mumena, harimo Gicumbi. Muri rusange mu mujyi wa Kigali uyu munsi nibwo byatangiye, hamwe na Gicumbi hamwe na Bugesera. Okay, noneho ubu ngubu muri aya makipe yose yaje hano ndikubona ni amakipe menshi cyane. Ubwo ngubwo ni bangahe bagomba kuba selected bo bazatangira gukina ryari muri iyo kipe nyine baba bashingiye nyine ya Bayern Munich? Ubwo muri rusange hahiswemo abakinnyi 10 nibo bahisemo. Noneho abo bakinnyi 10 muri buri cyiciro cya 12 na 13 n'icyiciro cya 14 na 16. Abo nabo bazajya kuba selected again ku rwego rw'igihugu. Noneho babashije guhuza ligue zose eshanu ku rwego rw'igihugu. Niba mbyumva neza ubwo n'andi masite nyine harimo izo za Montfort, za Pele Stadium, nabo 10 bafashwe. Ubwo urumva ko bazongera bakombine then baselectingamo abandi bazongera baselecting national level. Noneho babone abahagarariye ligue C1. Noneho ligue noneho zizahura nazo baselectingemo abo ku rwego rw'igihugu. Okay, so reka ngushimiye cyane rero ku makuru meza duhaye cyane kabisa. Ubwo ibindi turakunyeza cyane tubikurikirana turebe uko bimeze. Gusa comment yanjye ibi bintu ni sawa cyane kabisa, ni nabyo twifuzaga urana ko bitangiye kare cyane. Asante sana, nakoze cyane. Murakoze.